ku itorero Beteli. Bamwe bakristo bizeye umwami Yesu bamaze igihe bigishwa inyigisho z'umubatizo bateye ikirenge mu cy'umwami wabo Yesu Kristo ubwo babatizwaga mu mazi menshi. Uwo muhango wabimburiwe n'ijambo ry'Imana ryatanzwe na Apostle Dr. Nkurunziza François. Mugende mubwirize ubutumwa bwiza abaremwe bose, wizera akabatizwa azakizwa. Ntabwo habatizwa utarizera, ariko utizera azakirwaho iteka. Abizeye barigishijwe yuko Kristo nubwo nta cyaha yigeze akora, ko n'uwera wisumba byose, ariko yaremeye kubatizwa na Yohana. Igihe Yohana yabatizaga abantu kuri Yorodani, abantu baraje, abanyabyaha, abantu batandukanye. Hanyuma Yohana akababatiza bamaze kwatura ibyaha byabo. Mu bantu be bari bategereje nk'uko mwebwe mutonze hariya, babona mu bantu Yesu, Imana yaremye ijuru n'isi, nawe yatonze umurongo. Gitangaza. Tumukobera amashyi menshi. Ntabwo yigeze ajya imbere y'abandi, nawe yategereje agezweho. Mu bantu bari baraza ko Yohana ngo babatize, ahagaze mu mazi ya Yorodani, abona mu mwuka, arabona ko uwamutumye nawe araje ngo mubatize, ko ni Yesu wamutumye. Yohana barabona mu mazi, ahubwo niwe atangiye kumanuka mu mazi. Uwabatizaga atangiye kumanuka ngo abatizwe. Arabwira Yesu ngo ni wowe ukwiye kumbatiza. Bayibise kuko mu mwuka yabonye ko Imana yambaye umubiri ariyo yamutumye. Iraho abantu ntabwo babizi, baribizi, babona ko ari umuyuda ariko yari Imana. Hanyuma Yesu aramubwira amagambo ngo bikunde byemere kugira ngo dusoze gukiranuka hose. Nukuvuga ngo muri uyu mwanya naje kwishushanya n'inyoko muntu kubw'ibyaha byayo, kugira ngo mbone ukuntu mbacungura. Yohana aremera, aramubatiza. Avuye mu mazi mwami Yesu, ijuru rakinguka, umwuka uramanukaho asa n'inuma. Hanyuma bumva ijwi mu ijuru rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Amen. Ngo kuko mwahambanywe nawe mu mubatizo, kandi nimo mu mubatizo mwazuranwe nawe kubwo kwizera imbaraga z'Imana yamuzuye mu bapfuye. Uyu murimo wo kubatiza ukwiye kumva neza, no guhamba mu buryo symbolique, mu buryo kimenyetso kamere y'icyaha, wa muntu w'icyaha, ibyo bita mu Cyongereza sinful nature. Hanyuma ukava mu mazi uzi kutakiri wa wundi wa kamere, ahubwo uhamagare kugendera mu bugingo bushya buri muri Kristo Yesu. Naje guhamya nk'ikintu cyo guhamya Yesu w'umukiza w'ubugingo bwanjye, kandi nzira ko n'ubuzima bwagiye gukomeza kumuhamiriza abandi, gukomeza umurimo w'ivugabutumwa ndetse n'umurimo muri rusange mu itorero rya Église Beteli ndetse n'andi muri rusange. Umwami aduha n'umugisha. Là, j'ai une grande joie. J'étais très émue avant et j'ai une grande joie en moi, dans mon cœur. C'est vraiment très fort de venir à ce baptême, de faire ce baptême. Et je perçois vraiment ce baptême, cette renaissance, comme quelque chose d'une nouvelle vie avec Dieu, avec Jésus, et vraiment me sentir avec lui. Et c'est une nouvelle vie, vraiment, c'est ça. Iyo umuntu amaze gukizwa, turabanza tukabigisha kugira ngo bakore igikorwa bo ubwabo bumva, bakora ibyo bumva. Turabigisha umumaro w'umubatizo, tufata igihe kinini tukabigisha bakabyumva, kuko abantu benshi iyo bagikizwa ntibaba bumva umumaro wo kubatizwa. Turabategura, tukafata igihe tukabigisha, tukabasobanurira, tukababatiza mu by'ukuri bazi icyo bagiye gukora, babyumva neza. Turabategura rero, dufata igihe tukabategura. Hari abantu bakizwa bakakira Kristo, ariko ibyo kubatizwa kumva ntibirazi, ariko kubera ko Kristo ubwe, Yohani umubatiza yariho abatiza abantu,
ariko aravuga ati ndagenda babatiza mu mazi, ariko harunduta naza azabatisha mwuka n'umuriro. Kristo ubwe yahise aza aramubwira ati mbatiza. Yohana ibyo banje no kumugwa ati ko ari we wari ukwiye kumbatiza, none nijye ukubatiza. Kristo amubwira ijambo rikomeye ati bikore kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Uwo ubwe nk'umwami yinjira mu mazi arabatizwa. Rero turakangura umuntu wese waba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza atarabatizwa aze atari yo ntambwe, kuko umubatizo bisobanura iki? Ni ugupfana na Kristo ukazukana nawe. Nicyo gituma duhamagarira abantu kugira ngo baze bapfane na Kristo bazukane nawe, tuzagera aho Kristo ashaka ko tugera.